Rwandakazi mu ntangiriro z'uko kwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2021 umukuru w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame yakiriye umushoramari wavukiye mu Burusi ariko ufite ubwene gihugu bw'abongereza BDF. Baganiraga cyane ku bijyanye n'ukubungabunga ibidukikije, ariko muri icyo kiganiro nk'uko cyatangajwe n'uwo mushoramari mu kinyamakuru The Independent, yagarutse ku kibazo gikomereye umuryango nyarwanda ujyanye n'ubwicanyi bukomeye bwabaye mu gihugu cyacu. Perezida wa Repubulika yasobanuye jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bwa mbere mu mateka y'igihugu cyacu nyuma y'imyaka myinshi umukuru w'igihugu cyacu yanavuze ko anahamya ko hari ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi nubwo batishwe bazira uko baremwe, ariko yemeje ko bapfuye kandi bagapfa ari benshi. Iyo ni intambwe ikomeye muri politike ya Perezida Kagame n'ishyaka rye ku butegetsi bateye, ntekereza itujyana mu bwiyunge nyakuri. Iyo ntambwe twayishimye nubwo harumvaga ngo ko tutagomba kwishima, ariko ndagira ngo nibutse ko nta yari ihari, kandi nkunze kuvuga ngo ikiza tujye tugishima, ikibi tukigaye. Iyo ntambwe yateye rero twebwe abakora politiki imbere mu gihugu twasanze kugira ngo igere aho igomba kugera ari uko hari izindi ntambwe zigomba guterwa. Intambwe ikurikiraho twasanze igomba guterwa nuko imibiri yabo bishwe ikiri ku gasozi hirya no hino yashyingurwa. Ndibuka ko mu mwaka w'ibihumbi 2010 higera mu Rwanda abaturage bo mu gace ka Ndera ndetse no mu gace ka Jabana, ndavuga utwo duce tubiri gusa, banjyanyeyo banyereka ahari imibiri y'abavandimwe y'inshuti zabo bishwe ikabikira bitarashyingurwa. Igihe nari mwibazwa muri uwo mwaka w'ibihumbi 2010 umugenzacyaha iyo nkuru naremubwiye, namubwiye nti biragoye ko abanyarwanda biciwe abo bantu babo bakaba bari iruhande rwabo badashobora kubashyingura, bashobora kumva disikuru ubumwe n'ubwiyunge ivugwa. Icyo gihe nabwo nabazwaga ko kuba naravuze ko hari abahutu nabo bishwe kandi n'ibyabo nabyo igihe cyari kigeze cyo byavugwaho. Niyo mpamvu twe twashimwe umukuru w'igihugu ko yasanze ibyo bintu bitagomba gukomeza gucecekwa, agahitamo kubivuga kugira ngo adufashe abanyarwanda gutera intambwe y'indigana mu bwiyunge. Indi ntambwe ya kabiri ya gatatu tubona ikwiriye guterwa nuko hashyirwaho umunsi ngarukamwaka wo kwibuka abo bahutu bishwe. Aha ndagira ngo bisobanuke neza, ntabwo gushyiraho umunsi wo kwibuka abahutu bishwe bikuraho cyangwa bibangamira imihango isanzwe dusanzwe dukora buri mwaka twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Si ukubikuraho, si ukubisimbura, ahubwo no kugira ngo abanyarwanda twese dutere iyo ntambwe, buri wese igikomere cye abonerwa umuti wo kucyomora. Intambwe ikurikiyeho ni yuko abakoze ubwo bwicanyi bwakorewe Abahutu bashishikarizwa gusaba imbabazi. Aha ndagira ngo nkoresha ijambo nyakwigendera Padiri Obaridi yakundaga kuvuga iyo yatangaga inyigisho mu bwiyunge, nubwo yavugaga icyo gihe avuga gusa ku birebana na jenoside yakorewe Abatutsi, ariko n'imvugo umuntu yavuga ko yajya hose avuga ati abanyarwanda imitima yacu irafunze kubera iyo jenoside yakorewe Abatutsi, irafunze kubera ubwo bwicanyi bwakorewe Abahutu. Avuga ati nimufungure imitima, gufungura imitima mutanga imbabazi. Ndetse ko yabyigishaga nk'umuntu wihaye Imana wigisha ijambo ry'Imana, aravuga ati na Kristo ku musaraba yabanje gutanga imbabazi bataranazimusaba. Nk'uko ari Obaridi ari Kizito Mihigo bose Imana yarabahamagaye, ariko badusubiye ubutumwa bwiza bwo gufungura imitima yacu tugatanga imbabazi, tukamenya gusaba imbabazi no gutanga imbabazi. Niyo mpamvu dusanga iyo ntambwe nayo ikwiriye guterwa.
indi ntambwe ikwiriye guterwa nuko dusanga ko komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikwiriye guhindurirwa inyito ndetse igahindurirwa n'uburyo bwo gukora. Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge twebwe dusanga ubikwiriye kwitwa komisiyo y'ukuri, ubumwe n'ubwiyunge. Ntabwo dushobora kugera ku bwiyunge tutubakiye ku kuri. Uko kuri kugira ngo tuzashobore kukugeraho, nkunze gufata urugero rwa komisiyo yo muri Afrique du Sud. Komisiyo yafashije abirabura n'abazungu bafashe imyaka n'imyaka bicana hagati yabo, ariko nyuma bakaza gushyiraho komisiyo yagiye bakubita icyuhagiro, ibatera icyuhagiro mu Kinyarwanda, mu muco wacu wa Kinyarwanda, nubwo twagiye mu muco wa Gikristo, ariko abantu cyera bagiterekera hari ikintu bitaga ngo gukubita icyuhagiro ku kweza umuntu. Ariko no mu muco wa Gikristo urimo kubemera Imana kweza umuntu. Mukanya nari mvuze ibyo gusaba imbabazi, ariko n'ibyo byo gukubitana icyuhagiro nsanga nta ndi byakorwa muri iyo komisiyo. Twakwita komisiyo y'ukuri, ubumwe n'ubwiyunge, ariho abanyarwanda bakwiriye guhurira, hanyuma uwakoze amahano akabisabira imbabazi, ndetse n'abakoze jenoside wenda uyu munsi batarabikora bakabisabira imbabazi, abakoze ubwo bwicanyi bwibasiye abahutu bakabisabira imbabazi, kandi n'abandi bakitegura gufungura umutima bagatanga imbabazi, kugira ngo abanyarwanda dutere intambwe hamwe ituganisha aheza. Twe abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bari imbere hano mu gihugu, dusanga iyo ntambwe Perezida wa Repubulika yateye n'ishyaka rye ku butegetsi bakomeje bakayitera, bagafasha abanyarwanda twese kugera ku bwiyunge. Abanyarwanda twese tugafatanyiriza hamwe urwo rugendo rwo kugera ku bwiyunge bushingiye ku kuri. Twe turasanga ari bwo buryo bwiza bwo gutanga amahoro arambye muri iki gihugu cyacu. Turasanga ari bwo buryo bwiza bwo kubaka hamwe nk'abanyarwanda iterambere rirambye mu gihugu cyacu. Turasanga ari bwo buryo bwiza bwo gusigasira ibyagezweho, dutegura ejo hazaza heza h'igihugu cyacu. Mbona bidakwiriye ko abanyarwanda dufite igikomere cyo muri 59, abafite igikomere cyo muri 73, abafite ibikomere byo kuva mu myaka hagati ya 19 na 2003, cyangwa n'abafite no muri iyo myaka nyuma yayo kugeza uyu munsi. Sanga igihe kigeze cyuko twakumva ko ayo mateka ashaririye ya buri munyarwanda ku giti cye dukwiriye kuyahuriza hamwe nk'abanyarwanda dusangiye igihugu, tukavuga tuti igihe kirageze cyane, twabakuru duhari tukavuga tuti igihe kirageze cyuko dusigira urubyiruko u Rwanda twakubuye, u Rwanda rutakirimo inzika, u Rwanda rutakirimo inzangano, u Rwanda rw'abanyarwanda bashyize hamwe kugira ngo twubake igihugu cyacu tugiteza imbere. Ubu naho isi igeze, buri gihugu uyu munsi kiraharanira kwiteza imbere. Twagize icyorezo cya coronavirus cyashegesha ubukungu bw'igihugu, ibihugu byose birisuganya ngo byiteze imbere. Natwe abanyarwanda byari bikwiriye ko dukubura inzika n'inzangano mu mitima yacu, ko twiyunga tugakorera hamwe tugateza imbere urwatubyaye. Ndahamagira buri munyarwanda wese kwitabira no kwitanga, gukoresha imbaraga z'umutima dufite kugira ngo dushobore kubabarirana, dushobore gutera intambwe itujyana mu nzira nziza, mu kubaka u Rwanda buri munyarwanda wese yisanzuramo akarubamo nta nkomyi, mu kubaka u Rwanda nk'igihugu kigendera ku mategeko, mu kubaka u Rwanda aho nta muntu wongera kuvutswa uburenganzira bwe kubera uko asa, uko areshya cyangwa ibitekerezo bye. Twese hamwe nk'abanyarwanda nitwubaka u Rwanda rwiza. Ndarangiza kuri amagambo nkunda gutira Martin Luther King, yavuga ati nimureke twige kubana nk'abavandimwe, nibitaba ibyo tuzapfa dushire nk'ibiburabwenge. Twese hamwe nidushyire hamwe twubake u Rwanda rwatubyaye.